inshuti zasonjera mumeze mute ndizera ko muri mwese mumeze neza. Uyu munsi muze tuganire, ngiye kubabwira business wakorera online kandi ukunguka ukagira amafaranga menshi, kubera yuko murabizi ko mwino miss ibintu byinshi byabaye online. So guys, niba ari ubwa mbere ugeze kwicana rero banza ume subscribe ubundi uze tujyane muri iki kiganiro. Guys, ndabakunda rero twagiye muri ke dutangire. Business ya mbere no kuba umukomisiyoneri w'amazu ndetse n'ibibanza. Hari abantu benshi ibintu bitunze nubwo abantu bamwe na bamwe bajya bavuga ngo nukwirirwa bagenda umva. Hari abantu b'abakomisiyoneri bakize bagiye bagatera imbere ku buryo wowe wirirwa wicaye muri biro y'ibihumbi 300 cyangwa 500 akurusha umushahara. Mwari muzi yuko hari umuntu agura cyangwa akagurisha inzu noneho umukomisiyoneri bakamwishyura miliyoni cyangwa se miliyoni 2, hari n'abafata miliyoni 10. Guys, kuba umukomisiyoneri w'amazu n'ibibanza rero ni ibintu byiza cyane kandi byinjiza. Indi business rero no kuba umukomisiyoneri w'ibindi bintu bisanzwe, imyenda, inkweto, mbese ibi nabyo birungura. Uti byo bikorwa bite rero? Icyo ukora no kugenda ukajya ku nzu cyangwa se kwiduka ry'umuntu ukareba ibikoresho afite, ukavuga ngo wenda afite imyenda, nyine wishyira mu cyiciro ushaka kugira. Niba ushaka kujya uranga ibintu by'imyenda, niba ushaka kujya uranga ibintu by'inkweto cyangwa se ibikoresho byo mu nzu cyangwa se ibikoresho by'ubwubatsi, wowe ujya aho hantu nyine abo bantu babikoresha noneho ugafotora. Icyo ukora ni kimwe cyonyine, no gufotora. Wamara gufotora ukajya ukoresha social media zawe, TikTok, Instagram, WhatsApp, and then abantu babikunze bakakwandikira. Iyo bakwandikiye rero ukora iki? Ubaha nimero bitewe nuko wavuganye n'umuntu. Ushaka ko haravuganye n'umukiruti, nzajya nshyiraho nimero yawe mwiyumvikanira ibiciro wowe umpe kubaje, cyangwa se ukamubwira ati umukiro ukamucuruza nk'ari ibyawe, ukamubwira ibiciro, yamara kubyemera mumaze kumvikana, then ukamubwira gusanga, ugahita umubwira iduka rya wa undi mwavuganye, and then akagenda akishyura. Akabishyura niba nyiri iduka arakubwiye ati wenda iyi pantaro igura 20,000, umukiro ukamubwira 25, yagerayo yakishyura, then ibyo 5 bikaba ibyawe. Mbibutse ko ahangaho biba ari byiza kubera ko ariho ubona akanyungu ndetse n'uwo muntu nyiri iduka nawe akagira akantu aguha. So, business rero ijya kumera nk'ingi ya gatatu ni business yo gukora ubucuruzi bwa online. Ahangaha rero uragenda ukarangura ibintu runaka, warangiza ukaza again ugakoresha social media zawe. Example ni TikTok, ni Instagram, ni YouTube, ni Snapchat, ahari hose, and then bya bicuruzwa byawe ukaza ukabipostinga. Ukagenda nyine bitewe nuko waranguye ugapostinga, abantu bakajya bakubaza, then bakagura, then ukabona amafaranga. Ahangaha rero hose ubukomisiyoneri ni ukuba ari ibintu bya kimwe uko na gutya na bwa komisiyoneri nabwo burakora. Hari abantu benshi tubona bapostinze ibintu, tukabona bapostinze amaduka tukagira ngo nayabo, kumbe n'abakomisiyoneri. Ibi ngibi rero birakora cyane. Ngenzi umuntu wari muri shike, namwe njya kugurira nkabona ya postinze ibintu, nahagera akajya njyana ku maduka atandukanye ngo injira hano ngo ekiriya nkibaza nyine ngira ngo amaduka yose naye, aza kumbwira ati buriya ati ubu bucuruzi mbumazemo imyaka 5 kandi butunze umugore wanjye n'abana, ati mfite perima ariko sinajya gushaka akazi kubera yuko ahangaha nkuramo amafaranga menshi cyane. Mbibutse ko ikiza cy'ubu bucuruzi none ucuruza utanaranguye, icyo ukora ni ukuba umukomisiyoneri gusa. Indi business rero ni online teaching. Online teaching rero ni ya business umuntu aza akavuga ati ngiye wenda nigisha abantu icyongereza cyangwa se igifaransa, cyangwa se nigisha abantu guteka, cyangwa se nigisha abantu uko bafata umugabo neza. Ubundi rero ukajya ugakora Zoom cyangwa se ugakora WhatsApp audio cyangwa video, ukigisha abantu bakagukurikirana, and then buri muntu akajya agira amafaranga yishyura ku kwezi. Ushaka kubigisha ibintu bijyanye n'uko wafata neza umugabo, ushaka kubigisha uko wakita ku mwana we, ushaka kubigisha icyongereza cyangwa se igifaransa, ushaka kubaha regime uko bafata regime bakananuka. Iyi business yo ni nziza cyane kubera yuko buri muntu arakwishyura, buri muntu agenda akwishyura. Indi business ni ukuba content creator. Hari abantu benshi bateye imbere bitewe n'ubu content creator. Mbibutse ko ikiza cy'ibingibi rero uko ugenda umenyekana birakorohera muri business zawe, kuko abantu baragukunda. Uzi ko hari umuntu ugukunda. Najyaga mbibona hariya ku kazi kanjye nkorera ku soko rya Nyarugenge munsi y'icyapa cya MoneyGram. Hari umuntu yazaga akavuga ati ngiye bitewe n'ukuntu ngukunda nta kintu nashaka kugura ariko kubera ko nkwikundira ngaho mpa iki, mereza umugozi wa sharijeri, mereza agakapu keza, kubera ko kwikunda batereka uyu muntu muteza imbere akakugurira. Rero kuba content creator ari ibintu byatuma winjiza cyane, kubera yuko
ubwabyo nabyo birinjiza. Hari abibikora nk'uko tuba dukora YouTube, nimureba iki kiganiro muri benshi YouTube iraguhemba. Ndetse ikindi hari n'abagenda babona ibintu byo kwamamaza abantu bakaba bagushaka ngo bamamarize, nabyo rero murumva ko kuba content creator ni business. Icyambere wishyurwa kuri social media zimwe na zimwe, cyane cyane nka YouTube nibwo mu Rwanda bitari byiza cyane, ariko hari abahembwa kandi amafaranga menshi. Ikindi kandi ubona amadire yo kwamamaza. Ikindi kandi iyo nawe upostinze business zawe abantu bakugana byihuse, abantu bagahita baza kukugurira kubera ko baba basanzwe bagukunda. Iyo utangiye business birakorohera kuyamamaza. Indi business, hano hari business rero tugiye kuvugaho kandi ikomeye cyane. Business yindi rero ni cryptocurrency. Cryptocurrency hari abantu bagiye bazikora pe bakaba bateye imbere kuri rwa rwego rwose ntaho twahurira nabo. Mu by'ukuri habamo uburyo bwinshi. Hari kuba wakwexchange cryptocurrency n'amafaranga y'ibindi bihugu, harimo amanyarwanda, amarundi, amagande n'iki. Usibye ko uburyo bwo ntago ari bwiza cyane kuko bukunda guhombya abantu bitewe nuko bamo abasikama benshi. Ubundi buryo wakoresha ni ukwinvestinga muri cryptocurrency. Hari ukuntu ugenda ukagura bitcoin. For example, mu minsi yashize hari igihe bitcoin yari kugura 15,000, none ni $, none ubu ngubu iri kugura 120. Bivuze ngo rero umuntu waguze bitcoin ikigura 15,000 sha ubu ngubu bameze neza pe. Rero hari ukwinvestinga muri bitcoin cyangwa se izindi cryptocurrency zazamuka ukabona amafaranga. Ibi ngibi nabyo rwose ni online business igezweho cyane kuruta izindi muri iki gihe turimo. Ikindi kintu rero abantu ntabwo mujya mumenya ko gukorera online rwose ari ibintu bibaho kandi bishoboka. Hari ukuntu ushobora kugenda ukiga ikintu runaka. For example, ugiye kwiga wize gusuka cyangwa se wize gutera makeup cyangwa se wize akantu runaka, wize guca inzara cyangwa se kuzisiga, noneho warangiza ukajya postinga social media. Social media ubu ngubu mwino misi nirwo ufasha ibintu abantu bose rwose. Niba uri umukiri ukaba udakoresha social media, umva ibyo kuvuga ngo ni iby'abubu wibyikuremo, ni iby'abantu bose. Ushobora kubuza ubwo bumenyi rero ukajya ugenda posting abantu wakoreye, and then abantu bakajya baguhamagara ukajya basanga mu rugo ukajya kubakorera inzara, imisatsi n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ibi nabyo biri kwinjiza cyane, ni business imeze neza cyane, iri kwinjiza kandi ikinjiriza abantu benshi amafaranga. Indi business ya nyuma rero ariyo ifashe izi zose ni business yitwa forex trading. Iyi business rero ntago ari gupfa kuyirukanyira mu mbanze mbibabwire. Hari abantu usanga rwose mukunda kumva akantu mugahitamo. Iyi business ntago ari kuyirukanyiramo. Mbibutse ko urabanza ukayiga byibuze amezi 6 bitewe nuko ufata. Hari no wayiga icyumweru cyangwa kayiga ibyumweru 2, ariko bavuga ko byibuze amezi 6 aribwo waba uzi ikintu gifatika kuri forex trading. And then rero iyo umaze kumenya ino forex uragenda ugatrading. Mbibutse ko forex trading ni uburyo gucuruza ifaranga ry'ikoranabuhanga ry'ibihugu hafi ya byose, and then ukajya ubona inyungu. Yaba ari umukurigura ukabona inyungu cyangwa se kurigurisha ukabona inyungu. Hari abakora bagaba bakora iyi forex bicururiza, hari n'abayikora bagakoresha amarubo cyangwa se ibindi bintu kandi bakabona amafaranga kandi bagatradinga. Mbibutse ko nubwo yinjiza cyane ariko ushobora kuba wahomba cyane, ukaba wahomba amafaranga yawe yose ku buryo ubura n'urwara rwo kwishima. So inshuti za Sonjera rero murakoze cyane. Yari Sonjera mukobwa wanyu. Niba ari ubwa mbere wageze kuri YouTube channel, banza ume subscribe kugira ngo igihe cyose ujye uzamva utuntu tw'ubwenge, uburyo wakiteza imbere, uburyo wabona amafaranga. Ndabakunda cyane kandi namwe nizere ko utari bugende utamaye subscribe. Thank you.